Shalom shalom, nanone reka tubashimire mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kanani Yera. Uyu munsi rero tuje gusangira ijambo ry'Imana, ariko nanone tugendeye ku byanditswe, nanone tubigaragaza kuri screen kugira ngo urebe neza ko ibyo dusoma ari byo. Ni ukuvuga muri iyi minsi tugezemo ibintu byarahindutse, usanga abantu bicara hariya akavuga ibintu bitari mu ijambo ry'Imana, nanone abantu bakavuga ibishimisha imitima, byo kwishimisha gusa, ariko ugasanga ibyo bavuga ntabwo bigendanye n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twe twabirebye turavuga tuti reka tujye dufata umwanya tuganire ku byanditswe, ariko nanone tubisoma ari n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kubera yuko ibi turimo uyu munsi, ubu turiho twese tuzavaho, ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho, kuko ijambo ryahozeho na mbere yuko buri kimwe cyose kiremwa. Mwene data, ndakwingingira kugira ngo ukurikire ijambo ry'Imana, ukurikire ubutumwa bwiza, ukurikire n'ubutumwa butavangiye. Niyo mpamvu tugiye guhera muri Zaburi tugiye gusoma muri Zaburi. Tugiye gusoma igitabo cya Zaburi. Ni igitabo cyiza, njye ni igitabo nkunda kuko kibamo amagambo y'ubwenge. Mbere ya byose reka tumaze dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana murengezi w'ubugingo, turakwinginze kugira ngo ineza yawe imanuke ibane natwe muri aka kanya. Ha umugisha buri muntu wese uzumva ubutumwa bwawe bwiza, muhe imbaraga, muhe ubwenge, umuhe n'ubushobozi bwo kugira hava akagira n'ahagera, mu kukwemera no kuguhamya no kwemera kuri Imana ikora ibitangaza. Ibyo dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka rero ngushimire wowe ufashe umwanya ukaba ugiye kumva ubutumwa bwiza. Reka dusome muri Zaburi igice cya mbere. Nanone turahera ku gice cya mbere, ni ukuvuga ngo ni Zaburi igice cya mbere. Havuga iki? Haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Wow! Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Gatatu, ntiyicarane n'abakobanyi. Ntiyicarane n'abakobanyi. Umurongo wa mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo icyo Imana imusa, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umurongo wa kane uravuga, ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bamera nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku isi. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Gatandatu, ahubwo Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi
izarimbuka. Bivuze ko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Ni ukuvuga ngo hano bishaka kuvuga iki? Biravuga ko niba wowe umuntu uhirwa n'umeze ute? Ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Icya kabiri, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Icya gatatu, ntiyicarane n'abakobanyi. Ni ukuvuga bivuze iki? Kugambirira ikintu kibi, kugambirira ikintu utakwifuriza mugenzi wawe, ukifuriza mugenzi wawe kibi, kugira nabi, ni ukuvuga icyo gihe ntabwo uri mu banyamahirwe Imana ibara. Ikindi nanone, iyo ugendera mu nzira y'abanyabyaha, iyo ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, icyo gihe Imana ntabwo yo mu ijuru ntabwo waba kubona nk'umuntu uhiriwe. Niyo mpamvu Imana ivuga iti niba ushaka guherwa, ujye wirinda kugendera mu nzira z'abanyabyaha, nanone wirinde kwicarana n'abakobanyi, nanone wirinde ukurikize ibyo Imana ishaka, utere kubaho udakurikiza ibyo Imana ishaka. Ikindi nanone icyo Imana igusaba ni uko wowe iyo ukurikije amategeko y'Uwiteka, ukagendera mu nzira y'Uwiteka, icyo gihe amanywa ijoro ukaba ukora ibigendeye nuko no gushaka kw'Imana, icyo gihe Imana iba iri kumwe nawe, nta kabuza iba iri kumwe nawe, kandi iba ikwitaho uko bwije n'uko bukeye. Ni ukuvuga rero, ikindi hano Imana idusaba ni ukuvuga niba ukiranutse, niba ukora ibikundwa n'Uwiteka, hari ibyo Imana iba yaraguteguriye. Nicyo nshaka kuvugaho. Ndashaka kugira ngo tuvuge kuri uyu murongo wa 3 ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Urabibona hano ku murongo wa 3 ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibiyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ni ukuvuga ngo umurage w'abubaha Imana ni uko ibyo bazakora byose bizababera byiza, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bivuge ko wowe nuwumvira Uwiteka, nukora ibijyanye no gushaka kw'Imana, nta kabuza ibyo uzakora byose bizakubera byiza, kubera yuko bavuga ko ubuzima bwawe uzaba umeze nk'igiti gitewe hafi y'umugezi. Ni ukuvuga bivuze iki? Igiti giteye hafi y'umugezi ni cya giti imizi yacu ishorera hafi mu mugezi. Ni ukuvuga naho izuba ryava, naho imvura yagwa, izuba ryava kuri cya giti giteye hafi y'umugezi, nta kibazo kigira, ntikigera gihungabana. Kandi nanone mu mikorere yawe, mu migenzereze yawe, ibyo uzakora byose bizakubera umugisha, kuko wagendeye mu mategeko Uwiteka yifuza kandi ashaka. Mwene data rero, nahawe kugira ngo wumve ko ugomba kubaho ugendeye mu bushake bw'Imana, kugira ngo iyi migisha yose Imana yateguye izakugereho. Kuko biravugwa ngo ababi, aha ku murongo wa 4 biravuga ngo ababi ntibamera bazima. Bivuge ko niba wowe uri umwiza, niba waramenye Kristo, niba waramenye Yesu Kristo wundi wadupfiriye ku musaraba, ntabwo ubarwa mu bantu babi, ahubwo ubarwa mu bantu beza. Kuko Bibiliya iravuga ngo hano ku murongo wa 4 muri Zaburi ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Bivuze ko aha Imana iremeza neza ko, ijambo riremeza neza ko ubuzima bwa wa muntu utubaha Imana ahora mu gihe gitoya, kabone n'ubwo abaho atanezerewe, kubera yuko aba afitanye ikibazo n'Imana. Ngo nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Hano ku murongo wa 5 bivuze ko ku munsi w'urubanza twese dutegereje, ba bantu babi byanjye bikunde ntabwo bazinjira mu bwami bw'Imana. Gusa icyo nari ngambiriye kuri uyu munsi muri iki gice cya Zaburi, aricyo gice cya mbere, ni ku murongo wa 3
uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi n'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Urabona, ibibabi byacyo ntibyuma. Aha bivuze iki? Ni ukuvuga ngo igiti iyo giteye, ni ukuvuga kigira imizi ishamikiye mu butaka, ariko burya igiti kugira ngo ubone ko gifite ubuzima ni ya mashami, ni za mbuto cyera. Ni ukuvuga iyo tubigeranije n'umuntu, umuntu uriho hariya, ibimugaragaraho, ibigaragara inyuma, umuryango afite, abana bamukomokaho, biba bivuze ngo ni ya mashami yagushibutseho. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe, abana bawe, abagukomokaho, iyo wubashye Imana, wubaha Imana, nabo bagira umugisha muri bwa buzima babayeho hano ku isi, kuko uba warubashye Imana. Kuko Bibiliya ibivuga neza hano nk'uko tubisomye muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa 3, ibibabi byacu ntibyuma. Ni ukuvuga ngo umuryango ugukomokaho, abagukomokaho bose bazagira umugisha kubw'uko wubashye Imana. Mwene data rero ndagushimira no gukomeza kujya ubana natwe, ariko inyunganizi zanyu ziba zikenewe kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu byiza kandi bisobanutse, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe gukomeza gushyira itafari nanone yo kwigisha no kugira ngo tujye tubana tumenye ubwiru bw'Imana. Urakoze cyane rero, ariko nanone nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ako kanya. Shalom shalom, turagukunda cyane.